iyi plaque ntabwo ariyo yanjye, barayifunguye bashyiraho iyi plaque bo ni injurano niyaba ari abantu biba baba bazifite bagashyiraho kandi njye bagashyizeho ariko bose turashima polisi. Naje kwibwa moto mu kwezi kwa kabiri ku itariki 27 2024. Iyo moto nari narayiguriye umwana wanjye w'imfura witwa Ntihinduka Elisa, amaze kubona perime, hanyuma aza gutegwa n'ibisambo hariya muri kariyeri mu murenge wa Shyorongi. Noneho bimubwira ko abigeza ahantu hitwa ku Munindi hafi n'akarere ka Gakenke. Hanyuma ubwo uwo umwe wari wiyise umugenzi nibwo yari yakomandinze yamenyesheje ibindi bisambo bibiri baramuniga ari abantu batatu. Moto barayitwaye, yari nshyashya, nari nyimaranye ukwezi kumwe n'iminsi 19. Nyuma yo kumuniga rero barayitwaye n'ibyangombwa byayo birimo carte jaune, autorisation, perime n'irangamuntu. Yari ifite plaque RH 022X. Ubu rero barayihinduye bakoresheje amayeri y'ubujura. Ubu bari bayambitse RF 178G. Nkaba rero icyo mvuga aha ngaha ndashimira inzego z'umutekano cyane cyane polisi y'u Rwanda, kuko kugira ngo nzamenye amakuru ko moto yanjye yabonetse nari narayihebye burundu, nuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 polisi ya Gatsata niyo yampamagaye imbaza ko naba narigeze natunga ikinyabiziga ari cyo moto ifite iriya plaque nyine nababwiye ariyo RH 022X. Hanyuma mbabwira ko iyo moto koko nayitunze, ko nayiguze ari yanjye rwose. Sobanura uburyo yibwemo. Uyu munsi ikaba iri mu maboko y'ubuyobozi cya polisi y'igihugu. Ndashimira rero polisi y'u Rwanda cyane, ni ntashyikirwa. Mu iperereza tumaze iminsi dukora, twabaje gukora ku iperereza kuri moto 136. Izo moto 136 zose zambaye plaque zitari zazo, ariko iperereza iracyakomeje. Bivuze ko uje icyumweru gitaha dushobora kuba dufite umubare urenze uwo. Muri izo moto 136, 16 zo zaribwe, zimaze kwibwa zambikwa izindi plaque zitari izazo. Bivuze ko uwibye moto yarayibye, amaze kuyiba akuraho plaque yari yambaye ashaka indi arayambika. Izo mubona aha ngaha ni 12, izindi enye ziri mu Gasyata. Iperereza ryacyakomeje. Ubwo rero mwumvise ko ari ibice bibiri. Dufite izibwe zikambikwa izindi plaque, ako dufite n'abandi bafite ibinyabiziga byabyo bahisemo gukuraho plaque zahawe bashyiraho izindi. Wakwibaza utese plaque zituruka hehe? Birumvikana ko hari abajya mu garage bakazibaho ibinyabiziga biparitse. Birumvikana ko hari abantu ibinyabiziga bisaza ntibasubize plaque, noneho bano bazigurisha bakagenzaho ibyo binyabiziga biri aho izo moto ziri, bagafata izo plaque bakazigurisha babandi bashaka ko ibinyabiziga byabo bitamenyekana cyangwa bo bwabo batamenyekana. Aba rero nibo wisanga mu bikorwa ibi bikurikira. Icyambere, bashobora benshi bafite amadeni menshi cyangwa amande menshi, ku buryo ashaka kugira ngo atazafatwa, kuko iyo plaque itazwi ikinyabiziga ntibabasha kugikurikira. Ariko nanone bene abangaba bisanga mu bikorwa bitandukanye birimo ubujura. Tujye twumva abantu bashikuza amasakoshi y'abadamu, ujye wumva abantu bashikuza, abamotari bashikuza telefone z'abantu, ujye wumva abamotari umuntu amuha 5 aho kumugarura agatsimbura akagenda. Ngira ngo mujye mwumva n'abandi batuma umotari ati ntwarira kano gafuka k'umuceri wanjye yarangiza ntakagezeyo. Abo bose ni ibibazo tuguma twakira. Kugira ngo rero bene nk'abo yo guhaye plaque uzakurikirana iyo moto urayisha kukayibura. Mu iperereza rero twakoze n'uwo mubare twasanze ibinyabiziga 136 kugeza ubu. Byumvikane neza kugeza ubu ko turacyakomeje
usanga ba nyirabyo mu by'ukuri barahisemo kubyambika izindi plaque bagamije kujijisha andi makosa ibindi byaha bakurikiranyweho. Birumvikana ko mu binyabiziga dufite hariya birashoboka ko hari abantu benshi batazi cyangwa bibwe ibinyabiziga byabo bagaterera bakicecekera. Nibatugane mu Gasyata baze barebe niba ibinyabiziga byabo, ubwo ndavuga moto, nimba bitari mu byo twafashe.